ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? Ariko papa Rameki untererana kubera iki? Ariko mama fi buri munsi amafaranga kubera iki? Ariko ke urakomeza gutesha umugabo mu mutwe kubera iki? Kuburi muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? Ariko ozi byose niwe mporera kubera iki? Ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? Umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? Ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Rameki hari ikibazo njya nibaza. Ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? Niko keza kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo kubera iki? Kubera iki? kubera iki? kubera iki? Kubera iki? Kubera Kubera iki? kubera iki? kubera iki? Kubera iki? Kubera iki? Rwe nkwizere Rwose nyizera. Yego umugaragu mwiza baramuraga. baramuraga Eh. rwe uyu n'umurage ngo uhaye Ngomba kuza gukura umuntu tukabyana. ndakubyarire cyane umwana we akana we nirisheri rero ugomba kuzana umukozi hano wamusumba cyane ifate neza se abanyamugi baranegurana banze hanaguye ku muntu mfite ikintu nshaka kukubwira kibanga akoze iyi nzu ninjye nayo tuyirimo cyangwa undi muntu waba uyirimo umva nawe yaba seturutse ariko ninjye nawe ziri ariko mari uramenye ibi bintu ntubibwira ziri ngewe ziri ndaramwikumburiye ga ndamwikumburiye uramutse ubimenye erega nza nkubwira n'ibindi hari byinshi cyane nzi cyane mbitse ariko reka nkwereke ikirenze kuri iyo umuroza aroga karenga ubugome bwo bukamuhitana nkako byamuhitanye wasanga aranciye ku ruhande atarangishije inama neza bakamuha ibintu akabikoresha nabi yangiza atabimwica yumva mubwira ngewe ziri ndamwikundira uriya mwana ndamukunda n'umwana mwiza ibi bintu ribangura urimire ntazabimenye kuko aramutse abimenye byaba bibi mari rekana nigendere rero nigende ibi bintu biceceke ntazagira umuntu ubimenya mfite amakuru menshi yo kuguha wowe ujye umfata neza ngaho reka ngende Ushumuruzi ibi bintu zirarabizi wasanga nawe ziri nawe abizi ziri nawe ni umurozi se ziri ni umurozi Karibu. Welcome. Ewaze hano ntabwo nahamanuka ngo bikunde akiri hari ikibazo se Nta kibazo. ikibazo rwose Shemuraje Surprise. yewe kamari tadisi bari makarimu Wabonye neza. umwana wa nani gukumbuye yo yesa gusa kuma bya bintu uracyabifite
biracyari bisirimu barongeye babisubiramo barongeye babinsubiramo ko ni karibu yewe murahagenze gukoma mayi ngo tuyinyujije reka ndi umusirimu mari ntayambaye inaniye icyo abikora ngeze muri aya masakariya yanjye sikariye kuze kumanuka byanze ntafunikiye mwana we cyo kuruze kuncyuhiriza tuze dore aho ndumva nashize none se uko utambeshya wayiguriye ku gasante nawe wamugize umuturage urakabura narasirimutse yaratse mere abantu b'i Kigali bagiye bashyizemo n'udupapuro ntabwo ziyumbuye akoma nawe uratse nawe ntukansebye nuko ziri nyina n'umwana wanjye twabanye nawe umuncebeje okay mama rero welcome ni karibu we murakoze nukuri twara neza harimo udushyimbo nkuzaniye harimo agatoki genda nawe urareba so rero reka mpindure gato ndaje tube tuganira mani karibu uba wicaye reka nubikire ibintu kuko umusanze nibereye ku karindazi none se mwari muri aho mwana wa ndaho turaho rwose ndakomeye akira kawe nakicayeho nawe ucara kuri aka ngaka oya mana ntabwo babyicaraho nese mama byiza n'ubu bikoreshe ukigira bateze kugira ngo urakufata utya ushobora kutsikamira nk'ibyo cyane kimbangamira nzi ko nacyo mukicari oya nta kibazo fata gutya umva ma bimara iki se umuntu abifashe bike urumva utameze neza mwana wa amakuru ni meza gusa mbashimiye ko ngeze i Kigali kandi rwose mukaba mwarabyemeye hari ikibazo se ntacyo bitwaye n'ubundi ushobora kumara iminsi 2 3 warabizi kwisubirirayo umva ni kuki umuzungu kuko aha buri iyi nzu yari yo kwa mama Uziri aha niho nakoraga cyore aha niho wabaga cyane rwose umva kabishywe cya kigore gipfuye wajya umenya ko urari mabukwe ni nyakubukwe ariko sibi adapfa ubura aha ngaha yewe rero hano ndamenyereye buriya bari bajya gukoreshereza umuhungu wabo mukuru ubukwe iyi nzu abakire barirata ngo ni ntoya barangije bimukira mu yindi bagira utya basigaye ibikoresho byose ntabwo rero ziri ari kujya gushaka indi nzu kandi nihari nakubeshye ntawe uhisha uwahishaho iki kintu kugifata gutya kirambangamiye nyumvira nose mani itegeko nta kibazo kirekuri nagize ngo ni ngombwa winjiye aho wese aragifata ya cyari numvaga kimbangamiye koko wa musaza ngo ni sobo uko wabaye kandi nkubwira nyine ko bimutse nyine aba muri ya nzu aha mwana wa niba usirimu usanze nawe ndi kwiriraho nawe wajya gukaraba wajya dushe nyuma sigiye ko nakuzaniraga amazi hano wayampaye nawe nanjye ngakarabira aha ngaha ko nayakuzaniraga mwebwe mugakarabira muri salo so gukaraba intoki nkarya karindazi oya ma urananiwe wazanye ibyunzwe oya akuma wabaye ute utaranakaraba jya koga umubiri ubu nawe ziri nawe ari koga uzi ngo ari koga ntabwo yinjiye mu cyumba mureba ariko mari ma utangiye kunaniza ari nabwo ukigera hano ese ushaka ko njya koga umubiri jya koga umubiri nyine umva mwana we ejo nkiva mu murima ndaroze ndagenda ndakaraba nitegura kuza Kigali nta nubwo nasinziriye naraye nkanuye ntugire impungenge noze rwose naraye neza ni ukuvuga ngo uheruka gukaraba ejo hashize umuntu ungana nkawe ungana utyo waje utanakarabye mani nawe nutangiye kumva oya mama barira akoma ubwoko ko wakarabye kandi uziri wari mu cyumba bari gukaraba none rekaze asohoke asanga urakicaye ubwo rero nawe utangiye kunyifatira uziri ntinjiye mu cyumba ndeba ntinjiye mu cyumba hariya ndi kumureba none twebwe dukarabira mu cyumba yego ko nyagasani mwogera mu nzu twogera mu nzu nyine mbega umwanda mwogera muri iyi nzu hakusema wamba bari gukoreka kungora nakubwiye ko bubatse ahantu habugenewe ho gukarabira nose urumva bari gukarabira mu buriri mu gitanda umva bari ntunyifatire ureke kunyifatira
amazi ari gutemba ari hehe niba ari koga amazi ari umva hehe rero mba mubwire nako nta mazi ari kwinginga Kigali we ma umva reka mubwize ukuri jya koga n'umutozo ubireka utangiye kunesha umutwe rani mu turamahana kushagwe aya maso no kwinzoga ye aya maso no kwinzoga aha aje watsi nakubonye reka nze twikwanije zirabimereye neza kushagwe aya maso no kwinzoga hari icyaha nakozera Yesu nguwo izi saa za saa 12 wakuri kunzoga simpa kunzoga reka mba nungutse uretse kubyo wakunguka ugera amasaha ya mu gitondo unywa inzoga ko akazi wakamwe ariko akazi karangiye amafaranga se ko ari munangi reka ukubwire rwego n'ubundi nyokuje ajya kugenda abi twaganiye ambwira yuko nzamucungira utikeye Beata ni umuntu ungisha inama ntamugira inama none ndabona urumva umutungo we utari kwigabisa Beata reka nkubwire urakomeje kareka umutungo n'uwanjye ntago ari uwaBeata n'uwawe n'uwanjye n'uwawe ku buryo se waba uwawe reka nkubwire akurazirikana igenda reka mu telefone byose byakemuka rego se muyobo oya nta muyobozi kuko banza wumve nimba ngiye Beata yabaye ikizere ngo mucungire ibyo urumva ukawutanya amasaha usese ibyo urumva birakemuka byose Beata ntabyo biraha ni ibyandese ntabyo biraha ati yo ngaho ko nganye umuyobozi urumva yangize ati gincungira none utari kwisiyesa ntawo turi kumwe muhamagare Ntabwo utera ituzi ubwo mbona no kukwakira ni karibu injuri gwino kunana no twebwe kuremeramo none se marero gwino tambuka ese mwana wa ntabwo ndi buhanyerere mwana we ni wajya kukuzanira udukweto niko mari ahantu nahanyerera gwino ariko nta kibazo ndaje ntuzane udukweto gwino none se basiye n'amazi ndonga y'amazi wayabonye aya ni amazi nakubwiraga ava hejuru mutiyo urabyibuka nakosama uri mu biki dore bafungura uretse numve ni amazi aragera ashyushye ese mpamvu kugira ngo nanagushyuhirize aragera ashyushye uribuzemo bishyushye iyo yaje ari menshi bigera akagera akaza mu bushyuhe ahubwo umva mubwire nubishaka uroga ahantu hose wigezeho mu mugongo aho utagera nyine urabifate gutya hose akanushyire mu mutwe none se imisatsi yanjye marita rwose ibintu nawe nzanyemo rwose imisatsi yanjye iratoteye amazi avuye kubanza niyibase nzanira amazi gusa ibi ni ibiki nakubwiye ko urafata ugashyiraho ushaka ntushyire mu mutwe kandi nkuzaniraho agatambaro n'udukweto ntabwo nanjye nyimera hari ukuntu njya mbihina iyo ngiye koga wanyeka muzana agatambaro cyangwa se wambana nabihe kaho nza n'udukweto utanyerera amakaro nzanira agakamambiri amakaro baramenyereye wanafunikira hara mwana wanjye rwose n'intoki n'ibiki usa nk'umuzungu koko kako ni akawoma ndakazi ikibazo cy'umwuka agira imana akabindi ka kizungu munyagwa nta no kumva n'utuzi twariwe iyo utibeshye ngo nzane iruhande rw'aka kabindi kawe